ndagira ngo rero cameraman atunge kamera hariya dore na Nairobi arimo ubu tuvugana ndagiye ntago nkurikira Abajura hari amakuru mfite yuko umusari kumwarese tukavugana ariko akanya gatoya nta kanya gahari oya ninjye muhanzi wa mbere mu gihugu akapera rero oya si mu gihugu ubwo ndavuga ibihugu byose nyine ngende international baranze ntago mbarizwa hanga sumbona hanga ugire ngo nuko turi kumwe hari ahandi mba nibere hanga naje gusinya amasezerano nkikomereza wetse gato nge nta muntu nsa nayo kuri iyi sariko nge nabwiye ko nduruka kundi bayisi kundi wese urahazi kutahazi niyo mpamvu nta wundi muntu dusa nawe kana kanje kezana na mena mama do umwari mwiza wigasaba utambasa amata kugukunda si igihombo kugukunda n'igishoro niwe byose byanjye byose mfite ni wowe gake genda gake nacyo nza kwima mukunzi asuya ndashona uba washeze fo ubuze na sara ibyo bakora byose ntacyo byahindura Imana niyo igufiteho ubutware Imana niyo igufiteho ubutware ahangaha ndi kuri stade regional inyamirambo kuhagera no kuhinjira byangoye cyane niyo mpamvu rero nabwiye cameraman ati cameraman hitwishyiraho kamera ushobora kwibaza niye mpamvu izanye seti hano kuri stade regional inyamirambo mwarababonye hirya no hino henshi hagiye hatandukanye ni Afa Limited Big Entertainment fite amakuru yuko bari hano kuri stade y'Inyamirambo kandi bagiye gusinya kontra na company igiye no kuba amafaranga bagiye kuyamamariza ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu bikorwa by'iyo company babajura bariba sasa rero sinzi ko biri bunkundire ariko mu makuru make ndi bubashe kubona ndayakora uko araba ari ndetse nuko ndabanyasanze ndagira ngo rero cameraman atunge kamera hariya dore na Nairobi arimo ubu tuvugana ndagiye ntago nkurikira Abajura muraho bimeze bite musta meze neza biracamo byangoye kugera hano ariko nese ko ntago ushaka kumavugisha ntago bibuze kunkundira kabisa niko Kenya Nairobi harya ni Kenya ni amakuru ya bose ntago byemewe gufotora cyangwa kugira ikintu kamera ihangane ndashaka kubaganiza akanya gatoya cyane amakuru ni meza abashura oje ntago turabajura kandi mbibona ni ikihe kimenyetso kibigaragaza se ko turabajura sinzi niba wenda ahubwo wasanga ni stade mugiye kuyiba mukayijyana yose amakuru yanyu ni meza okay ndi umunyamakuru hari itangazamakuru nkorera ryitwa Umutako TV hari amakuru mfite yuko umusari kumwarese tukavugana ariko akanya gatoya nta kanya gahari urabona Kenya aranyemeye ari kunyemeye sister wareka tukavugana wakihanganye kubona nkuko nahoze mbikubwira ndi hano kuri stade regional Nyamirambo narifite amakuru yuko Afa Limited Big Entertainment hari amasezerano bari buze kugirana na company ikomeye hano mu gihugu cyacu amakuru yanyu ese ayo makuru wayakuye mba mbireba mbimenya mbere oya ko kana naga bari sawa buriya n'umunsi mudiringa nira company wasanga nararaye mbimenya oya bari kuba waduhamagara ariko burya bwose gusa nyine nabirenza aho ngaho
icya mbere nakita amakuru, aho amakuru ayakuye ntabwo mbizi, ariko iyo kampani twari dufitanye gahunda, nubwo byaje kuba ngombwa ko nyine idutengwa, twari dufitanye gahunda. andi makuru yanyu Ni meza, turashima Imana. wenda n'ubwa mbere tubonanye, ariko nanjye nk'umunyamakuru mfite amatsiko kuko muri abajura. Turi abajura. Muri bo ati turi abajura. Ufite ikibazo. Ufite ikibazo. Yes. Mfashe. Ndabona uri kumwe na bagenzi bawe bari banambujije kuba nakwegera tukavugana, ariko ndagushimira cyane ko unyemere ko twavugana. Abangaba nabo murakorana? Turakorana. Ko si bari abantu bandi mbone pfiriya burabo ntago mwanyemerera nabo bakaba baza nabo tukaganira n'ubundi ko wanyemereye? Yes. Mfashe. Wigenda wirukanka ibintu bijyane gake gake. Ntabwo twe dufitanye gahunda, sibyo? Rero ibintu bitware gake. Wenda nk'abantu badukurikiye hano ku Mutako TV, umuntu ashobora guhita agira amatsiko avuga ati Afa Limited Big Entertainment niye kampani bagiye gukorana amasezerano. Iyo kampani ntago ari ngombwa kuba wavuga izina ryayo? Ntago ari ngombwa kuba nahita nyivuga kano kanya. Wenda uyu munsi iyo bikunda nkuko twari twapanze na kampani bigakunda, nibwo bari bumenye ngo bimeze gute cyangwa bimeze gute. Ntago ari ngombwa ko utangaza ikintu ugiye gukora kitanabaye deja nkuko bibaye, kwita mbabwira ngo twari tugiye gukorana na kampani iyi ngiyi, ntago ari byo. Wenda nshobora kuvuga ko twari tugiye gukorana dimanche, nzakorana n'iyindi dimanche, ngorane n'iyindi. Rero nyine nibiba official nkayibona neza ko nyine ariyo turi bukorane, nibwo nzabatangariza kampani tugiye gukorana. Wenda muri aka kanya ni iyihe mpamvu ishobora kuba yabiteye iyo kampani mwe mugiye gukorana amasezerano ikaba itagaragaye ngo iboneke muhure ku murongo wa telefone se cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga? Ndizera neza ko abantu mwe mugiye gukorana contract mwavuganaga umunsi ku wundi. Impamvu ishobora kuba yabiteye bakaba batabonetse kugira ngo musinyane amasezerano yaba ari iyihe mpamvu? Kenya? Ntago nitwa Kenya, ni Nairobi. Ni harya ni kazira kajya waza ugashakisha neza. Ntago nitwa Kenya abana. Mfashe nongera kurivuga nabura ndaguca. Ntago nibwo bakavuga gute? Bakavuga gute? Nairobi. Murwa mukuru wa cyane. Habari ya leo? Nzuri sana. Lakini tuzungumze kwa Kiswahili. Hapana. Kwa nini? Staki. Urakaze cyane. Muri Afa Limited Big Entertainment ukoramo ibijyanye n'iki we ku giti cyawe nka Nairobi? Njyewe nyine ndi umunyamideli. Nirwo ruhande nge magazeho, nkaba dufite agence nini. Usibye na hano ko dufite agence, hari n'indi agence zihari, ntago ari ngombwa ko nyita nzivuga kano kanya. Gusa njyewe muri abanyamideli nyine bacu bo muri Afa Limited Big Entertainment. Introduce neza pe aho ngavuze ngo Big Entertainment no bisobanura Big Entertainment. Noneho rero Afa Limited Big Entertainment waruvuze ati ngiyewe nkuriye ubunyamideli, harimo share nyinshi zigiye zitandukanye ndakeka. Ese nyuma y'abanyamideli hari izindi zigiye zirimo n'ingizi? Nyuma y'abanyamideli dufitemo n'abahanzi, dufitemo n'abakinnyi b'amafilme, dufitemo n'aba MC, dufitemo nyine ibikorwa byinshi pe bishoboka. Wenda ibyo nibyo mbashije kukubwira, n'ibindi n'ubishaka tuzabiganiraho ubutaha. Wenda mbashije kubisobanukirwa ndabyumvishe. Reka wenda negere mubamusa gato nayo ngiriye icyo mubaza umusaza wari wandakariye kandi urabona ko nta bintu biba birenze. Impamvu nakora kare nuko nayibonye twinjiriye Kenyeje nyine no mpamvu nari nkubwiye nabi. Muri Afa Limited Big Entertainment wowe ukoramo ibijyanye n'iki? Kuko Nairobi yaramaze kumbwira ati harimo aba MC, harimo abahanzi, abanyamideli, mu byinshi cyane yararimo kunsobanurira. Wowe muri Afa Limited Big Entertainment ukoramo ibijyanye n'iki? Bijyanye n'umutekano, security. None se muri Afa
Limited Big Entertainment hari abantu bakora umutekano bagenda baherekeje abantu bitewe n'izina bafite cyangwa akazi bakora kugira ngo bacungirwe umutekano ugasanga babandi noneho bashinzwe gucunga umutekano muri kampani runaka sometimes nago bahaye babandi bacungira umutekano niba hari umuntu wifuza kubavugisha wifuza kuba yabegera hari ukuntu umuntu yifuza kuba yavugana n'umuntu noneho abashinzwe umutekano ugasanga bahohoteye babandi babaganye ibyo bintu twagiye tubibona kenshi cyane ababouncer bagenda bagaragiye abahanzi ndetse n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye ugasanga ababouncer babo bafite imyitwarire mibi kuri tele mwebwe muri Alpha Limited Entertainment Big Entertainment ubikora gute nk'uko warumbye ati nshinzwe ibijyanye n'umutekano rero umuntu aje kugana ntago ugomba ubanza kumutega amatwi kumva icyo ashaka ukamuha umwanya nyine agakora nyine icyo akeneye gukora ntago nyine uhubuka nyine wirukana umuntu nyine umwegezaho utabanje kumva ikibazo afite umusa wowe watwegereye tukagira wenda akabazo gato tukubaza ubundi nkagaruka kuri Nairobi wowe muri Alpha Limited Big Entertainment ushinzwemo ibijyanye n'iki mashurati hari abadukurikiye batazi mashurati icyo bishaka kuvuga mu kinyarwanda ngira ngo wenda wabyintroduce no mu kinyarwanda neza mashurati muri make ni ibintu bijyanye n'umutekano murabona njye n'umugabo ntabwo tungana ariko umugabo afite ibyo ashinzwe yanjye afite ibyo nshinzwe mu kurinda umutekano wa Alpha Big Entertainment sister wamfasha se bari abantu ndi kubona nabo bakaza kuri kamera demve muraho ariko se reka mbabaza iyo mushaka gusesa amasezerano narasi barumbwiza ukuri icumu ryanjye gera hano oya nje kubaza akabazo nkikomereza ndatambuka munsubiza icyo kibazo mbaje nje nari mfite amakuru yuko ari company mugiye gukwana amasezerano hari ibintu mugiye kujya mwamamariza iyo company noneho mu kubimenya niyo mpamvu byanangoye kujya ninjira aha ngaha turi byakugoye byangoye hari uburyo byangoye mariko nyine twebwe uburyo byatugoye nyine tujya gusinya amasezerano ariko Nairobi yaramaze kumbwira ngo iyo company nago babonetse bashobora kuba ngo bari buze kubyimurira mu minsi iri imbere nibyo koko oya icyo si ikibazo urabizi nyine abantu bamanaje iki n'iki baba bafite ikibazo yuko nyine babanza gucekinga neza nimba umuntu bagiye gusinya amasezerano nawe atari kubasubiza inyuma cyangwa se iki n'iki gusa nyine umunsi si turawumenya neza ariko sinamwe mubwiye ibintu byinshi ubutatuzavugana professeur nawe ari kubikubwira ejo bundi muramubona uhanyegereye gato se tukihagarara no kariho fresh n'abavandimwe nabo bakatwegera kugira ngo noneho n'ubundi umwanya mwamaye ndanabashimira ariko noneho ndagira ngo mite mbarekura nanjye nigire mu kandi kazi uriya mukobwa muri kumwe ndifuza nayo kuba namuvugisha sister watwegereye tukakuvugisha oya birumvikana nyine barabizi nje murana n'amacumu nyine mba ndi kumwe nayo igihe cyose bamwita nde biremeye kumuvugisha bamwita icumu rya mbere nyine muraho yego icumu muraho turaho muheta ari hehe umuheta ndi hano ndahibereye amakuru yanyu ni meza nashaka kubanza wenda ngire icyo mubaza twegere gutya kugira ngo we nushaka wegeye nushaka ngaruke muri space ariko biba byiza wenda amacumu yanyegera wowe ukabugiye hano igera hano gutya amacumu nonewe anyegeye nagari macumu ninde ni icumu rya mbere mu Rwanda icumu rya mbere ni icumu rya mbere mu Rwanda bararize noneho icumu hagarara hano uyu musaza wahagarara ruguru yawe amakuru yawe ni meza muri Alpha Limited Big Entertainment wowe ukoramo ibijyanye n'iki kuko bamaze kumbwira ati dufitemo amashami menshi harimo abanyamideli aba MC abahanzi wenda na Nairobi ndaza kumubaza kuko ndi hafi no kujya ku musozo w'ibibazo nababazaga wowe muri Alpha Limited Big Entertainment ukoramo ibijyanye n'iki ndi umunyamideli shuwa akubira nakubereye binatewe n'ukuntu nangana birakubereye yego murakoze bimeze bite bimeze neza umazemo igihe kingana iki muri Alpha Limited Big Entertainment mazemo amezi 5
mu buzima hari urimo bwa buri munsi wanyuragamo utaragera muri Afa Limited Big Entertainment naho umaze kugereramo muri ayo mezi 5 ni icyo ubona cyahindutse muri life yawe lifestyle y'ubuzima bwa buri munsi unyuramo? Neza kubana neza n'abandi, mbona societe mande yanjye, nahoraga nigunze ariko ubu nsigaye mvugana n'abandi bantu benshi cyane kubera Afa Limited. Ako kantu sambe mu mutwe uretse se asi kutari kumbaza ntabwo bizi ko Dembele ari umuhanzi inde se nawe aha banza rero none wewe muri Afa Limited Big Entertainment wowe ukoramo ibijyanye n'ubuhanzi? Oya ninjye muhanzi wa mbere mu gihugu. Akapera rero oya si mu gihugu ubwo ndavuga ibihugu byose nyine nge ndi international baranzi ntabwo mbarizwa ahangaha sumbona ahangaha ugire ngo nuko turi kumwe hari ahandi mba nibereye ahangaha naje gusinya amasezerano nkikomereza ubundi ninjye muraperi wa mbere nyine baranzi. By the way nuza Nairobi nawe ngiye kubabwira abantu musa niba hari abantu batari bababwira abo bantu baribeshye reka wetse gato ngira umuntu nsa nawe kuri iyi sariko nje nababwiye ko nduruka kundi bayisi kundi wese urahazi ko tahazi niyo mpamvu na wundi muntu dusa n'umuhanzi bita Tekino Nairobi asa na Miss Josiane niba mbeshya abantu bankurikiye hano ku Mutako TV bavuga ati MC Seti yatubeshya akapira ku bantu badukurikiye nk'umusaza ufite ibikorwa agaragaza cyangwa se acting muri Afa Limited Big Entertainment akapira ku bantu badukurikiye ndakubekinga nanjye wanzaza barabizi nje nago ninjiramo nk'abaraperi nyine baba bafite ibintu by'ibikaraza mu mihogo nje ni gake ibintu bikagenda bigera ku yandi marevo iki ni iki ko kini pole niyo mwenda ngaho twagiye kana kanje kezana na mena mama do umwari mwiza wigasaba utambasa amata kugukunda se igihombo kugukunda n'igishoro ni wowe byose byanjye byose mfite ni wowe gake genda gake nacyo nza kwima mukunzi asuya ndashona uba washeze fo ubuze na sara undutera ubutunzi ni wowe mama mia ni wowe mona mama impamvu ndi kumwe n'icumu rya mbere ku isi ntabwo ari icumu rya mbere ku isi ariko ntukaneza abantu. Nairobi ubundi indirimbo ya mbere bayita akana. Hano hari nk'abantu badukurikiye abantu barabazi hari n'ikindi kibazo ndibuze kubaza Nairobi abantu benshi barabazi ako none bashobora kuva ati wa mujama twabonye wo muri Afa Limited Big Entertainment twumvishe ko ari umuhanzi none abantu bakifuza kuba bamenya aho bari busanga igihangano cyawe niba wenda ufite Instagram ufite hari imbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye hari YouTube channel noneho nk'umuntu wakifuza indirimbo yawe ashaka kugushyigikira na kasabu kaba gakenewe hejuru cyane imbere cyane noneho wabwira abantu badukurikiye hano imbuga nkoranyambaga ukoresha? Yeje ubundi nje barabizi indirimbo ya mbere iri kuri channel bayita akana iri kwiri channel yitwa ngo ikire Afa Limited Big Entertainment nkuko wowe ubibabwira nabyumvishe yego mera mikoro ego ikindi IG yacu ni Abajura official Abajura official yego mera mikoro Nairobi niyo fantastic hit hest nabyo biraza nta kibazo uko byushaka nyine ariko zabikora. Nairobi niye mpamvu mwahisemo nkuko iyo urwo rubuga yaramaze kutubwira ngo Abajura niye mpamvu yatumye muhitamo iryo zina Abajura se wenda egera mikoro gato yego impamvu twahisemo izina Abajura ndagira ngo dukora interview ya mbere twari twambaye ibisarubeti twambaye na maske iriye nizo twari twambaye nyine mu kubikorana bamwe nyine bavuga ko Abajura nyine izina mu magambo make nyine Abajura mwe mwibiki hari umuntu ushobora kuba dukurikiye akavuga ati buriya bari abana ntibirara bariba uko abibona akagira ngo koko bya bintu biririyo sibyo noneho abo Bajura mushobora kuba mwarisa Abajura mushaka kwiba imitima kwigarura imitima y'Abanyarwanda ndetse n'abakurikira Abajura nyine babwira neza ko twaje kwibahisemo Abajura none se je nakubwiye ati izina ryacu fantastic hit hest nyine Abajura ni nk'agasini
Okay, nagasirina. wese sengura ntabwo uri kubyumva nyine twe turabajura bahita Hari ahantu nabonye babafatanye briefcase yuzuye inote z'ibihumbi bitanu. Mwari muvuye kuyiba. Cyane company nayo wenda mwari mwakoranye amasezerano rwihishwa mudashaka wenda kubishyira ku karubanda. oya ibyo tube tubiretse nyine tutarengera aho akurabeshya ahubwo barabikubwiye gusa ntabyo wabonye. Hari aho nabibonye. hari aho bibonye ubwo nibyo nyine twarakokoye kandi nababwiye ngo twaje tuje kwiba eno za hiti twaje twe turabajura bahiti nyine twarakoze turangije turiba. ariko tutarajya kure hari umuhanzi bita Ishimwe aririmba gospel. Ari hehe? Ni umuhanzi uri kuzamurwa na profeseri bamwita Ishimwe. Ari inyuma ya kamera ariko banza uzunanyegera ariko uramubona. Iki ni kiramubona ko ariko kuturine twe tumukara. Izi amakuru tw'umukara. Ni sawa. Uri Afa Limited Big Entertainment wowe urimo nk'umuhanzi? Ni nk'umuhanzi ariko n'utundi dukorwa dukeya nka design ngenda mbafasha. Nka zino fan ngiye wazanditse. Okay. N'utuntu nk'utwo twa ati. Uramwumva ariko. Uramwumva ibyo bikora. Reka najya naye mbanze mubwire umuhanzi bavuga kimwe. Avuga kimwe nk'umugabo w'umusaza nubaha cyane ndamusuhuje hari. Oya, Safari Zake. Abamuzi n'abantu bakoze kera. Akapera ku bantu badukurikiye. Wenda nuko ndwaye ka gripe gake ariko ntagashyiraho. Okay. Ninde wahindura imigambi yayo ibyo bakora byose ntacyo byahindura Imana niyo igufiteho ubutware Imana niyo igufiteho ubutware. Ariko uranyumvira ariko nubwo arwaye umusaza birimo neza. Nanjye reka nkunganire kuko nayo ndi umugospa. Sibyo? Siwisubira inyuma dore Yesu araje bukira ni Yesu naho ibindi n'ubusa komeza urugendo tugiye gutaha komeza urugendo tugiye kugera iwacu. Ariko ndikumva wagira ngo ni yakorare yanjye nayiri mu ahandi umudivantiste urakoze. Ni kuririmba nari narangije kubyumva. Wowe ukimara kugera muri Afa Limited Big Entertainment umazemo igihe kingana iki mu kugeramo ni icyo ubona cyahinduye mu buzima bwawe bwa buri munsi? Byaraminduye cyane. Nyine urabona byamvanye kuri level narindiho yo kudatekereza ibintu byanteza imbere noneho banshyira muri kariya nziza izamfasha kuzamura umuziki wanjye n'impano yanjye ngiye mfite. Nyine banshyira mu cyiciro kindi urumva sinakomereza mu bintu nk'ibyo ngibyo byo kutareba imbere yawe urumva bampa icyizere. Urakoze cyane. Wenda sinzi abaramuka bifuje kumenya igihangano cya Ishimwe nacyo aragisanga kuri rwa rubuga umuvandimwe yaratubwiye rwa Afa. Okay, muzaza mugisangaho n'izindi ndirimbo muzagenda mubona activity nyinshi cyane. Hari nk'umuntu ushobora kubavuga ati Afa Limited Big Entertainment barabana nagiye mbabona hari ibiganiro byinshi mwagiye mukora ariko noneho nanjye kumenya ko muri hano byangoye cyane yuko na contact zanyu twagiye tubona mu biganiro mwakoze ariko noneho ngewe ikiganiro dukoranye ndifuza yuko mubwira abadukurikiye umurongo wa telefone bashobora kubabonaho nka Afa Limited Big Entertainment cyane nibutsa abantu bakora uyu mwuga w'itangazamakuru kuri YouTube bajye bagerageza babanagiremo akanimero kuko hari ukuntu umuntu abifuza akababura. Nimundebe nabi nimubifate nabi uko niko mba mbyinjiyemo neza kandi cyane mu kazi kanjye. Okay, murakoze. Ndabona haje n'undi. Je ninjiye naje numva mu mutima nazo ukuntu bimeze nsanga hano haratuje nabanza kwitema ino akapira kamwe je nacikanywe ntacyo uzaba
manira gukunda n'ikimenyimenyi yatanze umwana wayo w'ikinege ngapfe ku bwawe w'ikinege ngapfe ku bwawe niyo mpamvu nta mpamvu yo kwiganyira kuko ntacyo uzaba manira gukunda n'ikimenyimenyi yatanze umwana wayo w'ikinege. umva guhera ubu ngubu nanjye ngiye kujya ufite umuntu ugufasha mu kuririmba. Profeseri aramfasha kuko ibintu byinshi agiye abiziho bya entertainment. Nagira nanjye nzaze nshyiremo akajwi ariko turaje nawe hari akabazo turi bukubaze. Okay. ya Ku kintu wari uri kumbaza cya adresse nuza araza kugisubiza. Nairobi ari buze kugisubiza. Araza Arakoze cyane yego. None nanjye nkunganire se. Every day another day burukongiye kuryama ndambaza nkavukama nkasenga senyera umuryango n'igihugu cyanjye Uwiteka Mana Data Tarinde inyagazani atazanshishura. We muri Afar Limited Big Entertainment ukoramo ibijyanye n'iki? Bayde ku Kiroso wubahwe turabona ikirere kigiye kudutenguha kubera imvura ariko noneho tubwire mu ncamake tunyaruka noneho Nairobi azaduhereza umurongo wa telefone kuko nye ndifuza ko ikiganiro dukoranye hari nimero mushobora kuba mwatanga uwakifuza kubabona no kubashyigikira abe yababona kuri iyo nimero cyane ko hari ibiganiro byinshi mwagiye mukora nitubone nimero zanyu. Aha tubwire wowe muri Afar Limited Big Entertainment ukoramo ibijyanye n'iki? yo muri Afar Limited ye magareye filime. Okay. Ndi umukinnyi wa filime abenshi bazi Nsinda bari banze se na Sida. Ikiroso giteretse igihe kingana yewe ahantu hose garagaye mba nasinze ariko nago nkwa kantu tudoni. Okay. Iki Kiroso sugiteretse igihe kingana iki musa? Iki Kiroso byarangoye. Iki Kiroso byarangoye. Muri make nararyamye nsanga bwameze. Okay. Mera mikoro Nairobi. Jewe gato narakubwiraho gatoya ariko byumva. Ndikubona ibintu byabaye byiza tu. Cyo nakubwira cyo uri hano umuhanzi ishimwe ari kuzamurwa na professeur guturuka ku Ndiba yese. Nimero zo baraza kuzigo ariko ubundi uhatanga nimero za professeur agahira rimwe. Nibyo byaba ari byiza. Ura nizo Nairobi izo mushaka zose abari zo gutaha. Oya urumvikana njye ndikubona nyine ibintu ari fresh. Ntari bituzanshaka ikindi gihe tuvugane bizima. Nairobi mikoro. Ibibazo bitatu tujya ku musozo w'ikiganiro. Aha. Mwakoze ku mwanya mumaye no kuba tuganiriye ndishimye cyane kuko nene narabashakishije igihe kinini. Wenda nimujya no gukora iyo contract murabona kuko dukoze ikiganiro byatangiye munyangira muranyemereye ndizira neza ko tubaye abajama tubaye inshuti nanjye before after ikiganiro muraza kumereza contact ndifuza kujya mba hafi yanyu mu buzima bwa munsi nka Afar Limited Entertainment Big Entertainment tukabasha gufatikanyiriza hamwe kugira ngo dukomeze twagure no kuzamura impano ziri muri Afar Limited Big Entertainment. Umurongo wa telefone bashobora kubabonaho uwaramuka akeneye kubaha igitekerezo n'inyunganizi ndetse no wakifuza kubashyigikira tujya ku musozo w'ikiganiro. Okay. Nimero nyine dukoresha ndi bubahereze iza professeur wenda izo zaba nziza koroshaho. Professeur nuri anabonye wahise amanuka epfo muri stade wambaye icongo. Reka Ndiba yise. Asiyo Ndiba yise. Gaho nimero ya telefone. Ubwo siyo nimero ku murongo wa telefone baza yamushaka mubone. Nishitangaza. Okay ngaho tubwire rero. +225 twagiye. Tangira. 078. Oya ndashaka kubanza plus kuko hari abantu baba dukurikiye baba batari mu Rwanda. Yego. Noneho bwira abantu badukurikiye umurongo wa telefone. Wari umaze kumbwira ati ngiye kugwanimira ya professeur nubwo ari ku Ndiba yisi tariki imirongo yose arayikoresha. Aha twagiye. Okay, please 250. Sibyo? Nibyo? Ngomeze français cyangwa oya vuga mu kinyarwanda nari. Okay, 7 8 47 86 781.
781. Nairobi bivuze ubishidikanya ndagira ngo isubire muri. Okay. Ndahera kuri 7. Okay, nari 07 078 47 86 singo 86 781. Okay, nari nyine okay. Reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi, ngushimire twatangiranye iki kiganiro twatugiye ku musozo wacyo. Hanga narindi kuri stade regional Inyamirambo, byangoye cyane kugira ngo ngwe kuri aba bantu abajura afa limited big entertainment. Byatangiye rero batanyemera ko tuganira, ariko birangiye tuganira. Reka ngushimire we twabanye tugitangira uru rugendo tukatuye ku musozo warwo. Nizeye ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Nshimire timu twabanye ku bahanga bw'ibyuma, muri abantu babagabo cyane. Nge mwe muri kumwe ni MC Seti nkuko bisanzwe. Aya bas byinshi